Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibarinde aho muri hose, kandi Imana ibagirire neza uyu mugoroba. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana. Ni ukuri mujye muza tuba imbere y'Imana kuko ni iby'agaciro. Ni ukuri aka kanya tujye tugaha agaciro kubera ko ibi byose bizibukwa. Reka ntangire nsenga, ndakomeza turirimbana indirimbo ya 35 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Dusome n'ijambo ry'Imana dusoze dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye neza yawe, tugushimira urukundo rwawe, dushimye ko abanye natwe ukaturinda, n'uyu munsi ukaba waturinze tukaba tugeze amasaha duhumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mana, duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, tubarire ibyaha byacu, tweze utuboneze rwose, twejeshe amaraso wamenye ku musaraba i Golgotha, kandi udukure umugayo wose watugaragayeho mu izina ryawe. Urakoze rero, ukimara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo urukubane natwe, uze utubere umuyobozi muri byose, ntabe ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kumvishe gusenga, icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose, amen. Reka dukomeze turirimbana iyi ndirimbo ya 35 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Umpe kukwegera Mana yanjye, naho twafatanya umusaraba, nagumya kwishima nkajya ngusenga nti umpe kukwegera Mana yanjye, umpe kukwegera Mana yanjye, jyundengera iteka ngumye nkwizere, newe na Satani ujye undwanirira, umpe kukwegera Mana yanjye, naho natungurwa n'umwijima, nkisegura ibuye mbaye njyenyine, nzabe nka Yakobo ndota ibyo mu ijuru, nkomeze nkwegere Mana yanjye, wakinguye ijuru Mana yanjye, urwego ruriho rutugezayo, mugenzi komera byusaba iteka uti, tujye tugumana Mana yanjye, mugenzi komera byusaba iteka uti, tujye tugumana Mana yanjye. Reka dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwanditswe na Yakobo, ibice ni 4, umurongo ni uwa 11 kugeza ku murongo wa 12. Umutwe w'amagambo
Umutwe w'amagambo uravuga ngo intandaro z'intambara n'amahane yose. Reka nsome mu izina rya Yesu. Kuri 11 haravuga ngo bene data ntimugasebanye. Usebya mwene se cyangwa agacira mwene se urubanza aba asebya amategeko, kandi niyo aba aciriye urubanza. Ariko nucira amategeko urubanza ntuba uyashohoje, ahubwo uba ubaye umucamanza. Utegeka agaca imanza ni imwe yonyine ariyo ibasha gukiza no kurimbura. Ariko wowe urinde ucira mugenzi wawe urubanza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimye Imana uyu mugoroba. Iri jambo niryo numvishe twaganiraho, kandi burya haba hari impamvu yaryo. Burya ikintu cyose kigira impamvu. Buriya Imana yifuje ko nabaganiriza kuri iri jambo. Buriya hari impamvu yabishatse. Numvisha ari ryo twaganiraho gatoya, ntabwo ari ahantu harehare, ariko Imana iradushoboza. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntimugasebanye, ntugasebye mugenzi wawe. Hari igihe abantu bicara bakaba basebya abandi, cyangwa umuntu akajya gusebya mugenzi we, ariko uyu mugoroba ikintu nabahuguraho nanjye nihugura, kubera ko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo tujye duhugurana, ngo duhugurane muri byose. Mugenzi wawe nakora ikitari cyiza umuhugure. Niyo mpamvu tuba turi no gusoma ijambo ry'Imana, tugafata n'umwanya wo kuba imbere y'Imana kugira ngo duhugurane. Ubwo rero ijambo ry'Imana riri kutubwira yuko tudakwiye gusebanya hagati yacu, tudakwiye gusebanya na bagenzi bacu. Ni ukuri gusebanya ntabwo ari byiza, aho kugira ngo usebye umuntu ubonye yakosheje wagenda ukamuhugura, ukamubwira ati ibi uri gukora ntabwo ari byo, ariko ntujye kumutaramiraho, kuko gutaramira ku muntu ntabwo ari byiza. Ahubwo icyo gihe waba uri gupfusha ubusa umuvuga, umusebya, icyo gihe wagifata ukagisomamo ijambo ry'Imana, ukagifata ukihererana n'Imana, ugafata ibihe byo gusenga. Icyo gihe uwo mwanya wawe ntupfushe ubusa uvuga ibidafite umumaro, kubera ko ibyo ngibyo nta kintu byakungura. Ariko byibuze ako kanya aho kugira ngo ugafate ujya gusebya mugenzi wawe, gafata usoma ijambo ry'Imana, usome ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni ubuzima. Ufate umwanya usenge, ndetse n'uwo muntu umusengere, kubera ko burya no kujya guhugura umuntu ntabwo upfa kugenda ngo umuhugure gusa, kuko ushobora kumuhugura ari umuntu ufite amahane akaba yagukubita. Ahubwo ibyiza mbere yo kujya kumuhugura wabanza ukamusengera, ugasenga Imana, Imana ikazabana nawe ugiye kumuhugura. Cyangwa se waba utazanajyayo, ariko byibuze ukamusengera, Imana ikamusanga agahinduka. Barakomeza batubwira ngo ntitugacire ngo abandi urubanza. Ni ukuri ntabwo ari byiza gucira umuntu wese urubanza. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Nta muntu wemerewe gucira undi urubanza, ahubwo aho kugira ngo ucire undi muntu urubanza, ni ukuri reba wowe wirebe. Ikintu namaze kubona muri iki gihe ni uko buri muntu wese yakireba agacunga izamu rye, ukareka guta igihe uri gucira undi muntu urubanza. Kubera ko nk'urugero, umuntu afashe nk'intuza envelope, akayifata akayifunga, agashyiramo urupapuro, cyangwa agashyiramo n'ikindi kintu, ukayifunga neza. Abantu bose bagiye baza ukababwira ati ese n'iki kirimo, buri wese yajya akekeranya akavuga ati ni iki. Wenda akaba ari uwabimenya akavuga ati ni iki kirimo, ariko kubera ko atari we warufunze ntabwo ushobora kumenya ikintu kirimo. Niko rero n'umuntu ameze, ntabwo wowe ushobora gucira undi muntu urubanza, kuko ntubuzi ibimurimo. Niyo mpamvu Imana yonyine, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo uca urubanza ngo ni umwe, ni Imana. Imana ni ica urubanza yonyine, nta wundi muntu, kuko ari ikizi ikanarimbura. Nta muntu rero wemerewe gucira undi urubanza. Ni ukuri, ahubwo aho kugira ngo ucire urubanza undi muntu, ni ukuri wowe irebe, ucunge izamu ryawe, uvuga ati ngiye ndi kugendana, ese ndi gukora iki, ese ndi kwitwarana, urebe ku cyawe giti, ubundi undi
umureke kubera ko uzamucira urubanza. Ni Imana izamucira urubanza, ntabwo ari wowe. Ni ukuri Imana itugirire neza, tureke gucira abandi imanza. Buri wese niyirebeho ubwe, buri wese acunge izamu rye, buri wese yite ku iherezo rye, buri wese aririre ubugingo bwe, aho kugira ngo uti igihe ucira abandi urubanza. Ni ukuri mureke ntituzajye ducira abandi imanza, kuko tumaze kumva ijambo ry'Imana ritubwira yuko uca urubanza ni Imana yonyine, nta wundi. Imana itugirire neza. Kandi ijambo ry'Imana muri Matayo ryaratubwiye, Matayo 7 guhera ku murongo wa mbere, ryaratubwiye ngo mbere yuko ucira umuntu urubanza, mbere yuko ntago ari byiza ko ucira umuntu urubanza, ngo mbere yuko utokora umuntu ngo agatokorwa kari mu jisho rye, ngo banza ukuremo umugogo uri mu jisho ryawe kugira ngo ubone neza uko umutokora. Ubwo rero Imana nidufashe tureke gucira abandi imanza kandi tugirire neza. Ni ukuri Imana ibaha umugisha. Ikintu nashaka kubabwira uyu mugoroba ni uko buri wese yarinda izamu rye, akareka gutinda acira abandi urubanza, kandi buri wese akita ku iherezo rye, buri wese akaririra ubugingo bwe, kubera ko muri iyi si, mpora mbivuga, ni ukuri turi abashyitsi muri iyi si, kandi tuzatungurwa umunsi tutazi. Duhore twiteguye kuko tutazi umunsi n'igihe. Ni ukuri Imana itugirire neza. Reka dukomeze rero dusenga, dushima Imana kubw'iri jambo, kandi dukomeze tunaritekerezaho cyane. Buri wese ajye yisubiramo, arebe niba hari aho yaciriye undi urubanza cyangwa niba hari aho yasebanyije. Ni ukuri asaba Imana, apfukame asabe Imana imbabazi. Imana iteze amaboko ngo ibabarire buri muntu wese. Data mwiza, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe. Dushimye Mwami Imana ko udahwema kuduhwitura. Ijambo ryawe riratubwiye ngo ntitugasebye bene data, ntitugasebye abavandimwe, ntitugasebye umuntu uwo ari we wese. Ndetse rirongera ratubwira ngo ntitugacire abandi imanza. Ngo se ngo ducire abandi imanza, twebwe turi iki? Ko umucamanza ari umwe, ari Imana. Mana utubabarire aho twaciriye abandi imanza, tweze udutunganye rwose. Umuntu wese unkurikiranye waciriye undi urubanza, Mwami naca bugufi agasaba imbabazi, umubabarire. Data wa twese uri mu ijuru rero, turakwinginze kugira ngo ukomeze uduhe imbaraga. Mwami Imana, umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo mu gihe naho natungurwa nkaterwa n'umwijima, ngo nkisegura ibuye, ngo mbaye nka Yakobo, ngo nkisegura ibuye, ngo mbaye njyenyine, ngo nzabe nka Yakobo, ngo ndote ibyo mu ijuru. Ni ukuri Imana, uyu mugoroba turakwinginze kugira ngo n'igihe twatungurwa n'umwijima ujye utubabarira rwose. Data mwiza rero, aya masaha turagushimiye kubw'iri jambo, ngo ukomeze utwiteho. Mana nsengeye umuntu wese unkurikiranye ufite ikibazo, Mwami, ufite ikimugoye, ufite ikigeragezo, kugira ngo Mwami umwiyereke kandi umusange kandi umuhindurire ubuzima. Sengeye n'abarwayi bankurikiranye ndetse n'abarwayi bari impande zose, kugira ngo bakize, ukuboko kwawe gukiza kubakoreho mu izina rya Yesu Kristo. Ukora kwe kugaragare ku buzima bwabo. Mana rero dusengeye umurimo wawe kugira ngo wagure, ugabanye abarimbuka wongere abakizwa, batarakumenya baye kukumenya, abatari bakwakira baye kukwakira. Kandi Mwami Imana, ubaha imbaraga zo gukomeza uru rugendo badacitse intege. Mana igira neza rero, natwe turisengeye, turindira ubugingo bwacu kurenza ibindi bintu byose. Mu izina rya Yesu Kristo, ukomeze uturwanire intambara tuzi n'izo tutazi, kandi ukomeze utubere maso. Mwuka wera nabane natwe, kandi Mwami Imana herekeze iri jambo rikora icyo wagambiriye. Urakoze kumvishe gusenga kandi wabanye natwe. Icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose. Amen.